Inshuti bakunzi ba Nino TV rero uyu mugoroba nko muzi ko tugeza amakuru y'intambara abera muri Burasirazuba Kongo by'umwihariko intambara igaragaramo akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Tugiye kuganira n'umusesenguzi Edizo amakuru. Ni sawa ariko burabanzwe ku izina rya Rudahunga Edizo. Rudahunga Videson cyangwa Desire. Ariko Rudahunga niryo ryamamaye cyane. Hanyuma sinshaka kwita tuninjamo tubangura. Ikibuga cy'indege cya Goma cyabaye ikibazo. Nabonye M23 habahoze bambaza ngo M23 igagaje ko yiteguye kuganira ngo gifungurwe, naye ndababwira ngo ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo gifungurwe na leta ya Kongo igomba kuzamo, hari abatabashe kubyumva. No kuvuga ngo ubundi ukuntu bimeze nuko buriya ikibuga cy'indege ni ukuvuga ngo leta n'ubundi yari yaragifunze. Hari ibyo bita kode ya airmen, ni kode batanga mu ntuza mu kigo gishinzwe indege za gisivile ku isi. Rero iyo kode ya airmen iyo abantu habaye intambara ku kibuga cy'indege n'iki, icyo gihe ikintu kibaho n'iki, donc icyo gihe ikintu kibaho leta ihita idekarara ku muryango mpuzamahanga ati nta ndege yemerewe kuva hanze ya gisivile yemerewe kwinjira ku butaka bwacu. Iyo kode rero Kinshasa yayikuyeho, bumva hari mu rwego rwa politike kuko France yari ibisabye kugira ngo bapase umupira M23. Ariko urumva kubera ko Kinshasa itakihakontorora, birasaba ko M23 nayo ibasha kuganira nyine na Kinshasa, kuko ntabwo niba itakontorora ntabwo wajya kubwira M23 ngo ufungure ahantu kandi utakontorora. Ni ukuvuga ngo birasaba ko impande zombi zicara, kuko nibuka icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire icyo gihe nawe yarabivuze ati ni uko abantu bagomba kwicarana hanyuma bakemeza uburyo kiriya kibuga cy'indege kigomba kuba kontorore. Ese niba uzagicunga, ese niba ari ibicuruzwa bije kwinjira hariya bizagenda bite, ibyo byose bagomba kuganira. Bizasoreshwa gute ndetse nimba ari n'amakashe ya immigration abinjira. Amakashe ya immigration, kuko urabona ko Kongo icyo gihe yari yaratanze itangazo ivuga ngo ibyangombwa abantu M23 ishyiraho kashe ntabwo bazajya babyemera. Kuko dufata urugero, ushobora kuza wagira Goma noneho bikanga mwena ko ufatira indege ijya i Kinshasa n'urugero, kandi urumva Kinshasa rero yaravuze yuko abantu bashyiraho kashe yo kwinjira mu bice M23 yafashe batazajya babyemera. Uribuka ko M23 icyo gihe isohora itangazo rivuga yuko nayo umunyamahanga uzajya yinjira ku butaka bwayo agomba kujya basaba visa. Uyu mugore ntuza Hadija Rahabibu, uyu komiseri wa Union Européenne ageze Goma, yaraje baramwakira nyine kuri buryo bari bateguye, ariko birangira bibaye ngombwa yuko bari bazanye na staff ya immigration passport yaramukashe ko ageze Goma. Sure. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba Kongo, kuko buriya Kinshasa itarakuraho iyo kode nta ndege ivuye hanze ari bwemererwe kuba yakwinjira ku kibuga cy'indege cya Goma. Kubera ko kiriya kibuga cy'indege cya Goma bakibara ko kiri ku butaka bwa Kongo nubwo cyafashwe na M23. Ariko mu mategeko ni ukuvuga ngo nta ndege buriya yemerewe kuva hanze ya Kongo yemerewe kuza igwe kuri kiriya kibuga leta ya Kinshasa itabishaka. Kuko yabiviyoye ikirere cy'ikindi gihugu batayihaye uburenganzira. Ariko kubera ko Kinshasa nyine itacyafite ububasha bwo kuhakontorora, nibyo bisaba ko umutwe wa M23 ugomba kwicara na leta ya Kinshasa, bakicarana bakareba uburyo kiriya kibuga cy'indege nyine cyakoreshwa. None kuri Rubaya kuki bitabayeho? Rubaya ifitwe na M23 kandi Rubaya n'ubundi
twabonye Kongo ihereza Amerika bagende ku masezerano yashyizweho umukono, Kongo ihereza Amerika ko mu birombe harimo na Rubaye. biriya ni umutego wa politike. Ni ukuvuga ngo nije politike Kinshasa ni nko kujomba urushinge uvuga iti iki kirombe kiri mu ntoki za M23, reka tugiye noneho Washington hanyuma turebe uburyo ibyitwaramo, turebe uburyo noneho mu 23 izima iki kirombe leta z'ubumwe za Amerika, kandi twebwe mu masezerano ya koro ya Washington harimo yuko tugomba kubaha ibirombe. Ni ukuvuga ngo n'umukino wa politiki tekereza, ariko twibukiranye ko mu masezerano ya Washington yasinywe ntabwo hasinywemo ibice, hasinywemo igihugu cyose. Ni igihugu cyose nyine nibyo nkubwira. Ni ukuvuga ngo umutwe wa 23 ntabwo nubwo wafashe hari ahantu ariko ntabwo ari igihugu cyigenga, aracyari ku butaka bwa Kongo. N'ikimenyimenyi ubona ko bakoresha idarapo rya Kongo, bagakoresha n'indirimbo bibariza igihugu ya Kongo. Ni ukuvuga ngo rero leta z'ubumwe za Amerika zasinye ari amasezerano ya leta z'ubumwe za Amerika, u Rwanda ndetse na Kongo. Ni amasezerano areba Kongo yose harimo naho M23 yafashe. Gusa akaba hasigaye ko M23 nyine bazaganira Doha bakareba uko noneho bazumvikana ku bijyanye no kwabaho amasezerano y'amahoro ya burundu. Kandi barasinye baracyari muri za procedure zitandukanye zireba uburyo hari intuza ingingo 6 zisigaye ko bashobora kuganiraho. Ariko muri izo ngingo harimo izigoranye ku ruhande rwanjye nabonyemo nk'uko bazitweretse ingingo kana wari uhari. Harimo ingingo ivuga ngo question de nationalité ndetse na restauration de l'autorité de l'État. Yes. Restauration de l'autorité de l'État ni ukuvuga ngo byahoze bikunze leta ya Kinshasa nk'ifite legitime, niyo mpamvu nyine ivuga iti twebwe tugomba kuzagarura ububasha hano mu 23 yafashe. Ahubwo na Amerika nk'umuhuza ikavuga ngo na M23 bakavuga ngo ntabwo ari ku restaurant mu burasirazuba bwa Kongo, abayobozi ba leta baze kuhica ko Masad Bruce yigize kwibutsa abayobozi ba Kongo, mwibuke ko mwatsinzwe mwirukanwe muri Goma na Bukavu. Ababwira leta se bare babwiye nambo, ariko nubwo ibyo sinzige yabivugiye gusa mu masezerano ya Doha harimo yuko Kinshasa igomba kugarura icyo bita restauration de l'État. Ariko icyo ngicyo nayo cyabaye ikibazo kuko bamwe baravuga ngo ni ukuzana abayobozi ba leta bakaza hariya, ariko bakaba bakora kuganira kuri Kongo yose kugarura ubuyobozi ngo naho leta ifite nta buyobozi buriho, kandi Masad Bruce yabivuze. Ibyo yarabivuze ndabyibuka, ariko Masad Bruce n'uburyo yanabisobanuyeho wumva ahubwo ko arimo araganisha avuga ati aremera ko Kinshasa ifite uburenganzira mu bice byafashwe, no kuvuga ngo leta ikagabura restauration de l'État. Ariko agaruka avugaho ko umutwe wa M23 kigenda uva yaravuze ati hari ukuntu bazabikora ngo amayinite amwe n'amwe yabo akaguma hariya ngo andi akaba yajya muri leta. Mbese wumva ko yaganishaga ku kintu kijya kumera nka administration spéciale ishobora kuzaba hari. Yaravuze ngo hari abazaba insere mu gisirikare, hari n'abashobora insere muri administration locale. Administration locale ni ukuvuga ngo hari abazajya mu gisirikare, hari abazajya mu rwego rwa politike. Ni ukuvuga ngo bakaba bayobora icyo wenda bashobora kuzitiriya leta. Kuko mu 23 ndibuka hari ikiganiro yakoze n'abanyamakuru i Goma, hanyuma iravuga ikigendo uva baravuze bati bari bavuye i Doha bavuga ko badepoje umushinga w'uko muri biriya bice donc bashaka ko Kongo apana ibice bafashe gusa, bashaka ko Kongo yabaho mu rwego rwa administration igendeye kuri federalisme. Wa Musa waduhaye ntuza flyers za federalisme.
ari wa munsi waduhaye muri Serena flyers za federalism. Oya ntabwo ari flyers za federalism ahubwo ni flyers z'ibyo baganiragaho i Doha. Oya wowe umunsi ntiwari uhari. Ubwo ntabwo nari imari njye navuga kuko impamvu rero nkubwiye gutya iki kibazo ni njye wakibarije. Oya wowe waje cyagiye turi muri ntabwo ari muri Serena nkeka ko ari kuri BDG. Oya njye kijyari muri Serena mbaza icyo kibazo. Hari umunsi twaganiriye hariya baduhereza flyers z'ibyiza bya federalism nicyo yafasha Kongo. Iyo flyers ndayibitse. Nicyo rero ashaka gusobanuraho kuko Corneille Nangaa yanabivuzeho ntabwo mitarafatwa. Avuga yuko n'ubusanzwe Kongo yari ifite ikintu kijya kumera nka federalisme ariko ugasanga baremeranyijwe ko muri constitution 40% izajya isigara muri province hanyuma 60% ikajya Kinshasa ariko ntabwo byubahirizwaga. Noneho bakifuza ko noneho leta icyo gihe basobanuraga bavuga ko leta ya Kongo byibuze bayicamo nka leta zabo 8 ku icyo gihe ndumva abantu babisobanuraga hari Mbonima hari Freddy bari abantu donc bari bavuye i Doha. Bagasobanura bavuga ko shobora kuba leta 8 cyangwa se 5 uko babyumvikanaho donc i Doha. Donc ibyo akaba ari byo byaba bizima noneho kiriya gice cya East of Congo nacyo kikagera leta yacyo ariko iri kuri Kongo abantu babyumve neza ntabwo bari eta federo ntabwo ari ukuvuga ngo bari leta yigenga. Hari n'ibihugu bibayeho gutyo nka Nigeria, Ethiopia, leta zunze za Amerika nuko babayeho. Nuza Tanzania leta zunze za Tanzania buriya hari Tanganyika hakongeraho na Zanzibar. Nko muri Kongo twavuga ngo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko nimba hakenewe yuko ibitaro bya Masisi bigomba kubona amashanyarazi bisabe ko Kinshasa ari yiza. Ni bisabe ko Kinshasa ari yiza no kuvuga ngo ubutegetsi buri lokara aho ngaho bukimenya kuko niba ngombwa muri context bakoreramo usanga Minisitiri w'Ubuzima afite centre de santé ziye ku 2020 atabasha kujera n'ibitaro bigeze kuri 500. Nibyo no kuba mu bihugu binini biba byiza ko biba état fédéral. Kongo icyo cyabayemo n'Uburusiya niko bumeze. Kongo icyo cyabayemo nuko kuba abantu b'ikinshasa byose bigikinshasa ayo mafaranga barayarya bakabyina ntihumve aba mu ntara. Naho nyine nicyo kibazo nicyo rero 23 irimo irarwanira ivuga ngo biriya bice byose bya Kongo byaba état fédéral. Nyuma yuko M23 izanye umushinga muye yaravuze ngo ibyo ngibyo ntabwo twabyemera nabyo ni balkanization. Ni ubujiji ariko cyangwa se sino kuvuga ngo singiye kwita abantu ko ari injiji babikora babishaka. Donc politique kugira ngo babeshye abakongomani baba nyuma ngo ibintu byose balkanization none se leta z'ubumwe ni balkanization. Oya muri ari igihe abantu bavuga balkanization nababaza ngaho sona balkanization ni iki nana gusobanurira icyo ari cyo ariko balkanization niba uzi histoire ya nuza ya histoire ya Yugoslavia yacitsemo ibihugu byinshi. Winda kumva Yugoslavia yacitsemo ibihugu byinshi. Croatia, Albania, Serbia, Montenegro, za Kosovo byose. Rero balkanization itandukanye na federalisme. Ni ibintu bitandukanye kuko nonese leta z'ubumwe za Tanzania hari ubwo Zanzibar ari igihugu kwacyo. Oya leta z'ubumwe za Amerika hari ubwo leta ya California ari igihugu kwayo. No kuvuga ngo ni ibintu babeshye bakongomani. Kongo impamvu y'ikibazo kajagari hari abantu bakungukiramo. Ko kwiba no kuvuga ngo dufate nk'urugero ari amabuye buri ari muri East of Congo menshi leta itivuga iti ntabwo tuzongera kuyageraho access 100%. Ugasanga rero baragorana muri ubwo buryo. Ubutunzi bwose bw'igihugu bukajya Kinshasa
bikarangira nta kintu umariye abaturage baho. ugasanga nta kintu bimariye abaturage bo muri ibyo bice. numva ni ikibazo buriya rero nibyo mubwira Olivier. mu afurika irababaje. reba nka za Masisi ukuntu hera aba baturage ukavuga ngo ntabwo bashaka ngo si abenegihugu kandi bahingaga bakorora bagatwara bakohereza umusaruro wabo i Kinshasa n'amata w'ubuhinzi n'ubworozi. dufata urugero amata, za foromaje, inyama, ariko warangiza ngo abantu ntabwo bashaka kandi n'abaturage bawe. urumva ni ikibazo Afurika rwose tugifite. kandi nanone buriya urebye abaturage b'Imasisi ko bakora byose bakoraga bohereza, ariko Kinshasa ngo ari abantu bo muri Asoza ubu ni Abanyarwanda ntawabivanyeho. ariko burya Nyerere yigeze kuvuga ngo bagomba kubaha imipaka nk'uko byemejwe abaturage. hari umuntu yigeze kumbwira ngo abayumva bagomba kugenda. ni umunyamakuru inshuti yanjye ari Beni yajyanye na guverinoma ya Humye. ndetse bazajya he ngo bazasuye mu Rwanda? nose bamakenga hari mu Rwanda ubutaka bagerayo? Makenga wabona i Nyanza niho se yavukiye n'Amakenga niho yavukiye. se niho yavukiye na se ko navukiye ni hari mu Rwanda. kuki muvuga ngo se mu Rwanda kandi waba ari muri Kongo? nyine ni ya bintu by'amacakubiri kuko no muri Tanzania hari ibice bira byegereye u Rwanda habaye abantu bavuga ikinyarwanda muri Tanzania ko batabirukanye. Uganda ko batabirukanye. Nibyo navuga nyine Uganda ni bufite Abanyarwanda benshi. ko batabirukana se niba bita Abaganda. ubu se South Africa kutirukana bari abazungu bamusubira iwanyu. no kuvuga ngo ibi ni byo bintu bituma nyine Afurika idatera imbere, ibintu by'amacakubiri. cyo kuva muri iyo Mobutu yari yaragerageje byibuze ibyo bintu ntabwo by'amacakubiri yabizanaga mu baturage nubwo yibaga igihugu. buriya ikosa rikomeye Mobutu yakoze ni ukwakira interahamwe akazishyira ku mupaka. ariko ubundi Mobutu nyine yego bamushinjaga kwiba, ariko n'aba noneho bariba bakongeraho n'amacakubiri. none se buriya umuntu yibaje akanwa gutya somano kije mu mirwano ikorera muri Minembwe. M23 izarenga Minembwe cyangwa hariya niho bariyeri? njye nkuze kuvuga ngo M23 ubona ko Amerika buri gihe irimo irayibwira ngo nisubire inyuma ibirometero 75 ivuye Uvira kwa ngo mu biriya bice. ari amasezerano basinye Doha ariya yibanze asinywa ari kumwe ni ukuvuga ngo M23 na cya Kinshasa yavuga ko buri ruhande rugomba kuba mu birindiro byarwo. sinzi ni wowe wibuka iyo clause. ndayibuka umunsi w'agahenge ko gusubira inyuma ibirometero 5. yes, ni ukuvuga ngo rero buriya Kinshasa ikintu igenda ikarega M23 imbere y'abahuza buriya leta ni daje iragenda ikavuga iti murebe ahantu M23 yari iri. niyo mpamvu buryo uzareba Kinshasa isora itangazo ikavuga ngo M23 yarenze ku masezerano ya Doha. noneho ngo yadukanye ngo noneho yarenze no ku gahenge kasabwe na Rwanda. sibyo ikintu ushaka kuvuga ni iki? kuvuga ngo leta ya Kinshasa iragenda ikabwira abahuza yaba Doha cyangwa Amerika ati murebe ahantu M23 yari iri, munarebe noneho n'ahandi iri ubu ngubu muri perimetere yagezemo. ubwo ni ukuvuga ngo uwataka undi uri offensive n'uri defensive n'indi automatically bahita bashinja M23. rero mpamvu Washington itisora itangaza ati mugomba gusubira inyuma ibirometero 75. kuko na Burose ejo bundi barayimubaje umunyamakuru ati Burose aravuga ngo M23 yavuye muri Uvira ngo ariko ntabwo irubahiriza ibyo twayisabye. ni nko kuvuga ngo iracyari mu nkengero. kandi uribuka ko bava muri Uvira Amerika y'isora itangazo nyuma yaho ati bagomba gusubira inyuma ibirometero 75. ubwo ni hehe? ni ahandi Kamanyora bari baruvuye Uvira. ko kuva Uvira ugera Kamanyora ni muri ibyo birometero. ako nanjye nza kuvuga ngo aya Doha ni papuro ngo Washington yubahirizwa.
ni ukuvuga ngo babyita ibipapuro bya bindi byari baravuga ngo avuye ntuzariya arusha ngo ni ibipapuro ariko iyo wasinye uba wasinye okay je veux bien que nuza Kinshasa niba yabacokoje niba yabindereje ikagenda ikabarasa ariko kubera ko nta mekanizme ihari urumva Olivier nta mekanizme ihari iri buze gutanga raporo ivuge ngo ninde wacokoje undi urana na mekanizme ya Great Lakes ireba imipaka iyo ari igihugu umusirikare yambutse wabonye uko ari zigakora raporo ikazatanga raporo ikavuga iti rero wowe wa gihugu kwe aba basirikare bo barenze umupaka igihe rero na mekanizme ihari Kinshasa ntabwo zigera yemera ko ari ibi bitero ahubwo yo ivuga ko iri muri defensive irimo irasubiza inyuma ibitero bya 23 noneho umuhuza noneho abahuza bareba bakavuga bati wa mugani wa 23 ko ari mu birometero 75 none ugeze Uvira gute ugeze Minembwe gute urumva ugeze muri ibice bya Haut Plateau gute ko amasezerano ya Doha avuga ko buri muntu yagombaga kuba mu ruhande rwe Kinshasa niba yabateye kuko ntabwo Kamembe tugiye hari umuntu ushaka kuvuga ngo tuba twabibwiwe n'iki none se ziriya drone yazaga kugaba ibitero hafi ya za Kinshasa urumva ibitero za Masisi ukuvuga ngo Kinshasa bayabacokoje ariko bakaba bakubita bakabigiza hirya kuko bigize hirya rero niho ujya kubona ukabona Kinshasa igiye kurira kuko uzarebe ntabwo Amerika igisaba M23 ngo ive muri iriya perimetre yari irimo urumva iriya perimetre yari irimo ahantu yafungiye muve ahantu yafungiye biriya ni politike no kuvuga ngo Amerika iravuga iti mwemwe mugumyanga tube tugiye muri Doha turebe ko ari ikivamo niba tuzashyiraho igitutu kivemo nkuko Kinshasa buriya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yivugiye ati Washington badushyizeho igitutu noneho buriya abazungu ni daje igihe Kinshasa itemeye ibyumvikanye na Amerika niyo uzajya kumva umve babwiye intare za Sarambwe ati rero umuntu uzongera kubacokoza ni mu mudiye ni mu muhome icyo ni ibintu rwose kuki se batababwira ngo muve Kamanyora ngo muve Bukavu hoya kuko byanditse muri Doha ni amasezerano basinye impande zombi Kinshasa n'ubwo yica ariko yarayasinye yarayasinye nese buriya Doha twayaheza agaciro Doha buriya abantu bayisuzugura ntabwo Amerika niba buriya Amerika isinye ibisinye wangu ni ukuvuga ngo Amerika niyo barayihaye ibirombe imyaka 99 muri njye nzi ko ari 30 Musenyeri Kinshasa aravuga ngo ni imyaka 20 ati dore bagurishije igihugu cyanyu imyaka 99 ubwo ni 100 Amerika ubwo urambwira igiye gushora miliyari 500 z'idolari kandi noneho urabona hahitazamo n'ikibazo cya geopolitique no kuvuga y'akarere Ubushinwa barashaka kubwirukanamo hano bashaka kwirukanamo Ubushinwa bashaka kwirukanamo mu Rusiya bakavuga bati dusinziriye Kongo yamera nka za nuza nka za Niger yazamera nka za Burkina Faso buriya Trump arashaka no kwirukanamo n'abanyaburayi kuko buriya abazungu abanyamerika nta imbere icyo bareba ni inyungu zihoraho nabyo mukunzi na inshuti bagira bareba inyungu zihoraho ibyo kuvuga ngo abanyaburayi ngo ni Européenne ntabwo Trump akunda ni Européenne reka warashaka gukaba inuza arashaka gufata ariya mabuye yose muri Kongo agasigiramo 5% Abashinwa n'Abanyaburayi andi 95% akazayigabana na Kongo akazayigabana n'u Rwanda kuko ni ibintu nuko ngo zira miliyari 500 bagiye gushora amasezerano ngiye sesengura ibintu mba nasomye munuza biyandikiye mu masezerano ya Washington amasezerano ya Washington ari clear kuvuga ngo amabuye y'agaciro tugane buri munsi ntabwo bigeze bayasoma nicyo kibazo cyangwa banasoma
bafite ibindi mu mutwe. Basoma bafite ibindi mu mutwe, ariko n'amasezerano akuyemo vore ebyiri. Hari vore ya mbere y'umutekano, kandi vore ya security, ahantu u Rwanda rwabakubise umutego batumvishe. ariko ikintu cyababaje abakongomani ni uko u Rwanda ruvuga twebwe tuzakuraho ingamba z'ubwirinzi. uzareba mu masezerano ya Washington handitse ngo gukuraho mesure defensive, sibyo? noneho ngo bar, ni ukuvuga ngo /bar désengagement. Désengagement bishatse kuvuga iki? Désengagement ibaho iyo habayeho engagement. ari byo Kongo ivuga ngo u Rwanda ngo none se ngo désengagement bivuze iki? ngo bivuze ko u Rwanda ruzakura ingabo ku butaka bwa Kongo. no, ibyo bintu nigeze kubisobanura. ndavuga ini mu masezerano ya Washington agenga umutekano aravuga ko u Rwanda hari ingingo ivugamo ko u Rwanda ruzakorana na M23 n'abahuza kugira ngo basenye FDLR. siko bimeze? ni ukuvuga ngo iminsi 90, ni ukuvuga ngo iminsi 90 yo gusenya FDLR, bakongera indi minsi 30 yo gukora evaluation, hanyuma iyo ikaba iminsi 120 u Rwanda rukabona gutangaza ko rukoze désengagement. ni ukuvuga ngo ruzaba ruzinjira ku mugaragaro rugiye gusenya FDLR. hanyuma iminsi 120 nirangira rusohoke ku mugaragaro. c'est ça le désengagement. iki gicoro cya désengagement nicyo bishatse kuvuga. akaba ari bwo rero u Rwanda ruzahita rudekarate twebwe dukuyeho ingamba z'ubwirinzi, dore turanasohotse ku mugaragaro bose babireba. hanyuma kubera ko FDLR tumaze kwigira, ariko igihe bitari byaba gutyo ndakurahiye. ariko yarasinye ko agomba kwisenya.